Tubahaye ikaze mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse mu kiganiro Life Care, tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndabifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu babakikije. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko ndeka mbanze ngushimire wowe udahwema kunyereka ko turi kumwe, wowe udahwema kunshyigikira, cyane cyane ababinyereka muri comment, abampamagara, mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Abakoze subscribe namwe Imana ibiteho mu byo mwifuza byose. Niba uri mushya rero nguhaye ikaze, ndakwiyegereje, kandi nawe wibuke gukora subscribe, ukore share, ukore like, kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko bigize ubuzima bwa muntu. Abantu buriya turatandukanye mu mico, turatandukanye mu myifatire, turatandukanye bitewe n'ibintu byinshi. Hari igihe biterwa n'ahantu wavukiye, hari igihe biterwa n'uko warezwe, hari n'igihe biterwa n'ukuntu Imana yakuremye. Uyu munsi rero tugiye kureba imwe mu mico iranga abantu bitewe n'amaraso yabo. Abashakashatsi batubwira ko habaho ubwoko bune bwa groupe sange, haba groupe A, hakaba groupe B, hakaba groupe AB, hakaba na groupe O. Uyu munsi rero munyemerere turebere hamwe ibintu bigize umuntu ufite groupe A. Abantu benshi buriya bagira groupe A, ni benshi cyane kurusha izindi groupe sange. Noneho twarebera hamwe ese abantu bafite groupe A baba bitwara gute, ni ibiki bibanezeza, ni ibiki bibababaza, babana gute n'abandi, none se ni iki bagomba kurya, ni iki bagomba kureka. Urumva hari ibintu byinshi niba ufite iyo groupe nawe wibaza. Nagiye nkusanya bimwe na bimwe kuko aba ari byinshi, ariko hari ibyo abantu bahuriyeho muri rusange bahuje iyo groupe A, ariko si itegeko ko ubigira byose. Hari ibyo nshobora kuba navuze udafite, ariko bimwe nanone nawe ubyiziho ko ubifite. Hari n'ibindi nanone ushobora gusanga ntavuze kandi ubifite. Ubitwandikire muri comment. Ibyo ngiye kubabwira nyine ntimubifate nk'ihame ngo uvuge ko ntabifite byose, ngo ko nabyujuje byose, ariko harimo byinshi abantu bahuriyeho. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa groupe sange A bakunda kwihugiraho, bakunda kurema ubucuti, iyo bishimye cyangwa bababaye barabikubwira, ni ba bantu babika inzika, bamera nk'abacisha make, ariko bakunda gutegeka cyane, ntabwo bagira kwinginga cyane, bakunda nyine ibintu bitabarushya, bakwinginga, bagutaho umwanya wabo. Aba ari wa muntu uvugisha ukuri, kubeshya ntabwo aba ari ibintu byabo, ntabwo ari ibintu rwose biborohera, kuko niyo akubeshya uhita umuvumbura. Ntakunda umuntu umushyiraho urutoto cyangwa umuhoza ku nkeke. Bakunda gucika intege vuba, kandi ntabwo bakunda guhatiriza ubuzima bwabo. Imico myiza ibaranga ni ba bantu bitwararika cyane, bagira gahunda mu byo bakora byose, bagira impuhwe. Iyo babonye nyine umuntu ukeneye ubufasha cyangwa ubabaye, ubona ko nyine ari ibintu bafataho umwanya, bagira impuhwe cyane. Baribwiriza mu kazi kabo, niba abantu badasigana, bakora inshingano zabo neza, bubahiriza inshingano wabahaye cyangwa se bahawe mu kazi. Ni abizerwa, baba inyangamugayo, bazi gusesengura ibintu bitonze, banga umuntu ubatunguza gahunda. Ni ukuvuga ntabwo bakunda umuntu uzana gahunda, mbese kubafatira aho baboneye. Bakunda ko ibintu baba babipanze mbere y'igihe. Bakunda gusoma ibitabo kuko ni abantu b'abanyabwenge. Barihangana cyane, bakunda kwita ku bintu bijyanye n'umuco
wabo, ibintu bijyanye n'umuco w'ahantu bavuka, ariko nanone bakagira imico mibi ibaranga, ntimunyumve nabi nyine bagendera ku mategeko cyane, baritwararika bikabije ku buryo bibangamira nk'umuntu bari kumwe cyangwa bafite ikintu bafatanyije, ntago bizera umutekano wabo. Niba abantu batizera rwose ngo yumve ari sefu umutekano atabyitayeho, bahora bafite utuntu batekereza kuko ubwonko bwabo buhora bukora ntabwo bakunda kuruhuka, bityo bigatuma batinda no gusinzira cyangwa gusinzira bikunda kubabera imbogamizi kubera baba bafite ibintu byinshi batekereza mu mitwe yabo, kandi nanone iyo asinziriye, iyo agize ibyago akicura, kongera kubona ibitotsi ni ibintu bigora umuntu ufite amaraso ya A. Abashaka gutwara ibintu ku murongo bahorana ubwoba bw'ejo hazaza, nyine bafite ubwoba bibaza ngo ejo hazaza hazaba hameze gute, kuko ni abantu badakunda kuba nyine baseba, kuba basubira hasi, bigoye kubana nabo kubera amahane bagira, ni ba bantu bagira amarangamutima bakishima ku buryo birenze, bakanababara ku buryo birenze. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bakunda vuba ariko bakaba banakwanga vuba, kubera iki? Kubera ya marangamutima yabo bagaragaza, ashobora nyine kugukunda, akagukunda cyane, ariko nanone yagira ikintu gituma yakwanga, agahita akwanga vuba cyane. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bagira amarangamutima cyane ugereranije n'abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso, bagira stress nyinshi ugereranije n'abandi bahura. Abantu bafite groupe sange ya A bagira amarangamutima cyane ugereranije n'abandi bafite ubundi bwoko bw'amaraso. Abantu bafite amaraso yo mu bwoko bwa A bagira stress nyinshi ugereranije n'abandi, bahura no kugira umubabaro ukomeye kubera umuhangayiko mu rukundo, mu kazi, mu mibanire n'abandi. Mu rukundo bazanamo amarangamutima menshi cyane, igihe agize igituma atumvikana n'umukunzi we arahangayika cyane, akababara cyane. Barakunda cyane bakita kuri buri kimwe k'uwo bakunda, ariko nanone kubera kwita kuri buri kantu ako ari ko kose ku muntu bakunda, bibaviramo no gufuha cyane, bakaba bafuha ku rwego rwo hejuru kuko baba barebye buri kantu kose, ariko kuba yitwara gutya ntago nanone ari wa muntu utakundana nawe, kuko iyo mukundanye nanone mugahuza biba byiza kurusha. Umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa A, iyo abanye n'umuntu ufite amaraso ya A nanone groupe sange A, bakunda kugira utuntu twinshi bahuriraho, ariko bakagira n'utundi twinshi bagonganiraho, usanga buri wese ashaka gukosora undi babana, kandi nanone ugasanga bashaka kubana bitwararikana, kuko uko umwe agenda areba utundi tuntu ku muntu n'undi areba utundi, usanga nyine bibabangamira, bigatuma hari uburyo bagomba kwitwararikana. Ufite amaraso ya groupe A iyo abanye n'ufite amaraso ya groupe B, uwa A ahora afitiye impuhwe uwa B, amwitaho, amugira inama, amwereka uburyo ibyo yakora kugira ngo abashe gutera imbere, ariko nanone uko kuntu amwitaho wowe usanga nyine yamuhangayikiye, ibyo nanone bikabangamira umuntu ufite groupe sange ya B. Umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa A iyo akundanye n'umuntu ufite amaraso yo mu bwoko bwa AB, barahuza cyane, barizerana, bagirana inama nziza, bagirana n'ubucuti burambye cyane cyane, kuvuga ngo niba ufite groupe sange ya A nakugira inama yo kwishakira umuntu ufite AB, kuko muzahuza muzaba inshuti z'akadasohoka. Umuntu ufite groupe sange ya A iyo akundanye n'umuntu ufite groupe sange ya O, usanga O buri gihe afasha uwa A, usanga A yita kuri buri gakosa kose O akoze, kubera kwita kuri buri gakosa kose O akoze bituma nyine babana nabi, ariko A iyo afashe icyemezo akirinda kwita kuri buri kantu, akirinda intonganya za hato na hato, usanga umubano we n'umuntu ufite groupe ya O babanye bakarambana, umubano wabo ukaba mwiza cyane.
Iyo ubana n'umuntu ufite groupe sange ya A, ugomba kumwihanganira kuko ntago babasha kwihanganira umuntu ubategeka. Rero wowe iyo mubana uba ugomba kumwihanganira kuko aba ashaka ko umubwira akantu ku kandi, niba hari ikintu mugiye gukora agashaka ko umubwira ido n'ido, do A à Z, biragenda gutya, bizaba bimeze gute, mbese ukamuha plan yose kuko bakunda ibintu biri ku murongo. Bakunda abantu bitwararika, bagendera ku mategeko, bakunda kubana n'abantu bishimye kubera nyine ya marangamutima yabo ari ku kigero cyo hejuru, baba bumva babana n'abantu bishimye. Iyo utishimye cyangwa ugize ikibazo biramuhangayitse cyane, nabwo ugasanga byamujyanye kure. Iyo ushaka ko mubana neza, kubana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa groupe A, bigusaba nawe kwirinda kujya umucengacenga, uzana amananiza, uzana utuntu tudasobanutse, ntago babikunda. Bakunda ibintu biri ku murongo, bagira isuku, banga akajagari n'akavuyo. Niba rwose ufite uwo muntu ukabona araje ati ibi bintu wabijagaritse, ntabwo ari gutya byari kuba bimeze, wakitwaye gutya, rwose ujye umubabarira kubera ko nawe si we, ni ukubera ubwoko bw'amaraso Imana yamuremanye nawe. Rero niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa A, hari ibintu bimwe na bimwe wakaretse kurya, hakaba n'ibindi ukunda kurya. Niba ushaka gukora amarejime, ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka kuringaniza ibiro, nakugira inama yo kurya ibintu birimo imboga nyinshi, ukarya n'imbuto nyinshi, ugakunda kurya ibinyampeke, kandi nanone ukagerageza kunywa amazi menshi, byibuze litiro 2 cyangwa 3 bitewe n'ibiro ufite. Nanone muri gahunda zawe zose ntiwibagirwe gukora siporo niba ufite amaraso yo mu bwoko bwa A. Wirinde, mu bintu wirinda, wirinde kunywa isukari nyinshi, wirinde kunywa itabi, wirinde kunywa inzoga nyinshi. Kandi nanone abantu bagira groupe sange ya A, niba abantu kubera amarangamutima yabo aba ari hejuru, umunezero wabo uri hejuru, yaba n'umubabaro ukaba uri ku kigero cyo hejuru, niba abantu bagira umutima woroshye bakaba barwara n'umutima, niyo mpamvu badakunda ibintu byabakura umutima. Ndabashimiye rero mwe twabanye muri iki kiganiro, ariko nanone ndabararikira kuzakurikira ibindi biganiro mbagezaho ubundi bwoko bwa B, nkabagezaho AB, nkabagezaho O, kugeza twese tubashije kumenya imico yacu, tubashije kumenya ibiranga amaraso yacu. Mwakoze rero kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Ciao ciao.